mwaramutse neza kandi muraho tudatinze rero uwo ni Vestine umugeni wacu wa muririmbyi mwakunze muri benshi araberewe pe mwamubonye kuri makeup nziza cyane imisatsi ikoze neza aha byari mu birori byo gusezera ku bukumi ndetse no gusezera ku nkumi ku bakobwa bagenzi be ku nkumi ingenzi ze nk'uko mubibonye muri video itangiye ni mu birori yarimo asezera ku bakobwa bagenzi be aho yitegura kurushinga n'umugabo wiwe Idris Ouedraogo basezeranye imbere y'amategeko mu kwezi kwa mbere ndakeka kandi bitegura gukora ubukwe kuri tariki 5 z'ukwa karindwi. Mwaramutse ariko kandi muraho igitondo cy'umugisha muherereye hose nkuko bisanzwe none kuri Neri ya TV1 tubagezeho ibiganiro bigiye bitandukanye by'abastari dukunda. Nta mpamvu kuba ufana umuntu ngo ntumenye amakuru ye ugendere mu kinwanwa ngo njye nkunda Vestine na Dorcas ariko ukabuze usibye Vestine na Dorcas akwa nta kindi kintu ubu muzo kandi uramufana ukunda indirimbo zabo ukunda ukuntu baririmba ariko bikaba ari ibyo gusa nta kindi kirenze icyo ngicyo so nicyo gihe ngo umenye abastari uwufana umuziho iki kuryo uvuze no mu bandi uti wa muhanzi nemera agiye gukora ubukwe wa muhanzi waririmbaga neza cyane umunya Burkina Faso aramutwaye hano kuri Neri TV1 rero irahari ngo itugeze amakuru y'abastari dukunda dufana tutazaba nka wa muntu wavuga ati njye mfana Chelsea ati kipe ya Chelsea ndayifana bya hatari ati yo bayitsinze ndaburara ndababara sindyo sindyamo mushihuranyica uwo yabibwiraga muti se mbwira abakinnyi babiri cyangwa batatu bo muri iyo kipe dore njye ko iby'imipira nabimenyereye ariko kandi nyibwirira abakinnyi bo muri iyo kipe ati ntabwo abakinnyi mbazi ati abakinnyi ntabwo mbazi nta mukinnyi nzo muri iyo kipe ariko kandi ndanayifana nubwo ntabaza ariko ndabifana so icyo kinyejana rero twarakirenze icyo gihe twarakirenze nimba ufana umuntu ugomba kumumenya nimba umukunda ugomba kumukunda unamuzi so rero tudatinza ni kuri Vestine rero bakunzi ba Vestine ya Dorcas bakunzi b'umuziki nyarwanda ndetse abakunzi bakunda indirimbo ziramya zinahimbaza Imana uyu ni wa muhanzikazi wacu uzi kuririmba bya hatari uzi kuririmba pe aba bana b'abakobwa bazi kuririmba baririmba indirimbo nziza cyane zisa n'imitima ziramya Imana kandi ubona ko bazi kuririmba ntabwo twabigarukaho uyu ni Vestine rero umunya Burkina Faso aramutwaye uwo bita Idris Ouedraogo aramutwaye ibimenyetso bikomeje kugenda byigaragaza icyambere barabanje bakora ubukwe basezerana mu mategeko basezerana ku bana byemewe n'amategeko ni ubukwe bwabereye mu murenge wa Kinyinya aho bwabaye ahagana mu kwa mbere akaba rero yakoze ibirori bisezera ku bakobwa bagenzi be cyangwa se ibirori bisezera ubukumi kuri 22 urumva nejo ku cyumweru nibwo yakoze ibyo birori ariko kandi murabona uyu mugeni wacu araberewe pe arasa neza Vestine araberewe pe aberewe no kuba umugeni usibye n'ibyo ni umwari w'u Rwanda aberewe kwitwa umugore w'umugabo urumva ni umugore wa Idris Ouedraogo aho uyu Vestine tayari ntabwo akitwa Ishimwe Vestine nk'uko yahoze yitwa atarahura n'urukundo rwiwe cyangwa se uko yahoze yitwa gusezerana mu mategeko nyine Vestine aho amariye gusezerana n'umugabo wiwe mu mategeko yahise ahindura izina ntabwo yitwa Ishimwe Vestine ahubwo yitwa Vestine Ouedraogo izina ry'umugabo wiwe wamwihebeye cyangwa se nawe yihebeye wo mu gihugu cyo muri Burkina Faso uwo niwe yahinduriye amazina ari nawe bagiye kubana kuri tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi murumva harabura nk'ibyumweru bibiri iminsi iri kubarirwa ku ntoki umukobwa wacu akaba yahindutse umugore birumvikana ariko kandi abavuze ko atwite bigaye abavuze ngo ikimuteye ngo gukora ubukwe ngari umwana ngo gukora ubukwe vuba
ngo ni uko ngo yari atwite, ngo nta kindi cyakabaye gituma ngo akora ubukwe huti ngo usibye kuba atwite, ngo usibye inda, ngo nta kindi cyakabaye gituma ngo akora ubukwe vuba vuba, ngo uyu mwana ngo umwana ukirangiza ako kanya, ariko si ubundi ubwana burihe? Uyu mukobwa ni hehe bavuga ngo ni umwana, ubwana buri hehe? Umuntu ubundi ndabivuga, ntabwo umuntu arangiza segonderi akitwa umwana. Yego ni umwana kuko nyine iteka ryose umuntu ukiriho ni umwana ku babyeyi be ndetse no ku bantu bamukuriye, ariko kandi nta gikuba cyari cyacitse nk'uko byavuzwe ngo asezeranye ari umwana, ngo yari akiri muto cyane, ngo nta yindi mpamvu yamutera gushaka umugabo vuba vuba ngo usibye kuba atwite, ngo nta yindi mpamvu. Ariko kandi ntiwanarenganya ababivugaga, nawe wararebaga wese umwana uhise ushaka umugabo na diporome zitarasohoka, umukobwa uhise ashaka ntacyo abuze ari umusitari, nta bindi bibazo, nta n'inkuru yamuvuzweho, ni iki cyaba kimuteye guhita ashaka yihuse? Ubwo rero ibyo bigatera abantu kumva neza ko uyu Vestine atwite, kandi nyamara ntabwo yari atwite. Ariko niyo mpamvu nabivuze ngo nabo ntiwabarenganya, ikiriho kiravugwa, kandi nawe ari wowe Vestine yatunguye abantu bya hatari. Ntabwo bimenyerewe hano mu Rwanda, cyane cyane mu basitari, ko umukobwa arangiza amashuri agahita ashaka umugabo. Nuko rero yakoze ibirori byo gusezera kuri bagenzi biwe, muramubona murumuna wiwe Dorcas. Uko biri kose ngibi ibiganiro bazakumbura uyu ni Vestine. Hano handitse ngo Vestine yakorewe ibirori byo gusezera ubukumi. Aba ni bene nyina, bano ni abavandimwe biwe, uriya ni Dorcas, uyu bari kumwe yitwa Aline, ari na mukuru wabo. Uyu Aline rero ni nawe wamubereye marene muri ibi birori. Byumvikane ko ashobora kuzanamubera marene mu birori by'ubukwe, ariko mana weshe iminsi ni ukuri irihuta ndabyemeye. Ejo bundi Aline akora ubukwe, abakobwa bari bamwambariye ubona ari abana, ariko murebe ukuntu bakuze. Ejo bundi Dorcas nawe agiye kwishakira umugabo ngo ashatse ari umwana, ubwana burihe? Abo bakobwa ni hehe muri kubona ari abana? Ahubwo se Vestine ubwana buri hehe? Mumwitegereje muri kubona ari umwana gute? Ntabwo ari umwana. Umwana ntabwo ashaka, ahubwo anaje no kubikonfirima ati mwankumi mwe twabanye neza, amatage ni mabi, ibihe bibaye ngombwa ko mpindura icyiciro. Iminsi nyine ni uko nguko yabihisemo, ngiye gusanga urukundo rwanjye, ngiye gusanga uwo nakunze. Ni mu biganiro yagiranye n'abakobwa bagenzi be ubwo bari mu birori nyine bibasezera. Ariko kandi Vestine ati ndavuga Dorcas uriya murumuna wiwe, nawe wavuze ati siniyumva ukuntu nzaba ndiho Vestine tutakiri kumwe muri buno buzima bwa buri munsi, tutari kumwe umunsi ku munsi. Warageze mu rugo rwawe ati simbyumva pe, ati ntabwo numva ukuntu nzaba mbyuka sinkubone, waragiye weho mu bundi buzima, warabaye umugore. Ati ntabwo njye mbyumva pe, ubona ko ari ibintu bimugoye, abikurura ntabishikire. Mbese ku bwa Dorcas bakigumaniye, ariko kandi nyine niko iminsi imera, niko amatage ateye, atandukanya abakundanye, amatage atandukanya inshuti, nuko nyine ibihe bimera. Vestine nyine agiye mu rugo rw'iwe, arashatse Dorcas, bimenye murekura agende, nawe ni vuba cyane ugashaka mukongera mugahuza ibiganiro. Kuko Dorcas aribaza ati sinibaza, ntabwo niyumvisha ukuntu uyu Dorcas tuzaba tukiri mu biganiro bimwe. We ni umugore tayari, afite ukuntu ari gutekerereza urugo rwe, afite ukuntu ari kwita ku mugabo. Ati uko biri kose ntabwo ibiganiro bizaba bikiri bimwe, njye nzaba ndabona umukobwa usanzwe na bagenzi banjye, ariko uvuga ati siniyumva ukuntu bizaba bimeze. Ariko ku bantu batabazi, ngo abantu batazi kubatandukanya, Vestine ni uwo nguwo ubyibushye cyane, wambaye imyenda y'abageni, nyine ubona neza ko ari we mugeni. Dorcas nuriya wambaye ikanzu y'icyatsi idafite amaboko. Uyu wundi ufite imisatsi myinshi cyane niwe marene wa Vestine, ari nawe mukuru wabo witwa Aline. Ndatekereza ko abantu mutabazi kugeza kuri uyu munota muri kubatandukanya. Vestine ni uyu ubyibushye cyane, birumvikana niwe mugeni, arimo aragaragara. Dorcas nuriya
bari kumwe. None igihe Dorcas yibazaga ngo ukuntu azabaho ngo atari kumwe na Vestine, Vestine nawe byaramucanze cyane, amuha igisubizo cyiza ati Dorcas, nanjye siniyumvisha ukuntu nzabaho ntabyuka ngo nkubone iruhande rwanjye tutirirwana muri twa turimo twa hato na hato, ati mbese nanjye ubwo buzima simbukurura ngo mbushikire. Ariko ati ntabwo numva ukuntu tugiye gutandukana nyine kubw'ibihe, atubwa igisubizo cyiza, Dorcas uzaza ubi wanjye. Niko uyu Vestine yabishyizeho, nicyo gisubizo yabonye, kuko bombi bari kwibaza ukuntu ngo bagiye gutandukana, kandi abakobwa nubwo ari abavandimwe bakaba bose ari n'abahanzi mu by'ukuri nk'itsinda rya Vestine na Dorcas, ariko kandi baranakundana pe, ni inshuti barakundanye birenze ubuvandimwe, birenze kuba bakorana, barakundanye pe. Nuko kuntu rero Vestine yamusubije ati Dorcas, nta kindi gisubizo mbona kuko gutandukana byo biratugoye, ndumva ari ikibazo kigoye, ati cyaba cyiza no kuzaza ukaba iwanjye, ukaba mu rugo rwanjye, hanyuma nawe ugashaka umugabo uturutse iwanjye. Ati ko nanjye ntabwo numva ukuntu nzabaho tutari kumwe, ntabyuka ngo nkurebe tutari mu buzima bumwe. Ariko kandi nuko nyine nta yandi mahitamo, ibyo nibyo bivugira nkabo ubwabo, niko bigomba kugenda. Iyo umuntu yubatse urugo rwe, of course tandukana n'abo mwari kumwe, kuko uba uhinduye icyiciro, basize mu bukobwa, nk'uko uyu Vestine yakoze ibirori bibasezeraho, nawe uti ntabwo nkiri mugenzi wanyu, kandi koko ntabwo akiri mugenzi wabo pe. Urumva yabasezeyeho nyine, bari inkumi kimwe, bari abakobwa kimwe, bahuza ibiganiro by'abasheri babo, by'ababesto, n'ubushuti bwabo muri rusange. Ne murabizi urungano, cyane cyane abantu b'inkumi birumvikana, ariko ni urungano muri rusange, bafite ibiganiro bahuriyeho, baba bafite ibintu byinshi bibahuje, batemberera hamwe, basangira, basurana, ubona ko ari ibintu byinshi cyane bibahuje. Ariko kandi iyo umwe amaze gushaka, urebye byinshi bihita bimera nk'ibigiye gakeya, bwa bushuti bugumaho yego, ariko ibiganiro birahinduka, kuko nimba mwahuzaga inkuru muvuga ku basheri banyu, cyari umwe yabaye umugore w'umugabo, ntabwo ibyabo byose ariko yabisangiza za nshuti ziwe. Ubu bose bahuzaga inkuru z'abasheri babo, bafite ukuntu baganiraga nk'abantu b'urungano, bose b'inkumi. Ariko kandi ubu Vestine yinjiye mu kindi cyiciro, aho agiye kugira izindi nshuti, yagira abamama, yagira abapapa, abatate, abantu bakuze, kuko urumva iyo umuntu ari umwana, inshuti ze ziba ari abana, ndetse abantu be bari closed cyane kuri we aba ari abana. Iyo umuntu abaye urubyiruko bagenzi biwe nibo baba inshuti ze, nibo baba closed cyane cyane kuri we ugereranyije n'abandi. Iyo umuntu nanone ari inkumi ni izo nshuti ziwe nyinshi, uba usanga abantu bari closed cyane ari izo nkumi. Nanone kandi iyo umuntu yubatse urugo, abubatse nizo nshuti zabo, abubatse uba usanga ari izo nshuti zabo. Nimba uri umumama ukaba ufite abamama bagenzi bawe, abatate, gutyo nyine uhinduye icyiciro. Vestine rero muramubona ko yaraberewe pe, yaraberewe, kandi nabibabwiye aberewe no kuba umumama mu ikanzu nziza cyane. Abandi bati ngo ADPR nguyu. Abantu mutabonye impamvu Vestine asuka, mugende ku kiganiro nanyuje hano kuri Nele ya TV1, nabasobanuriye byimbitse impamvu yateye Vestine kuba yakwita ku misatsi agakora makeup, nawe ntabwo ari we. Yemwe sinamahitamo ye, ahubwo cyari cyo gisubizo cya nyuma, nicyo cyonyine yari asigaranye. Ku muntu utarabibonye yajya kuri Nele ya TV1 akareba ibiganiro byabanje, kugira ngo usobanukirwe impamvu nyirizina itera Vestine kuba yakwita ku misatsi, yakwiyitaho, bihabanye n'idini rya ADPR. Kandi koko nta wamurenganya, nujya kuri icyo kiganiro asanga nawe ari wowe ariko wagombaga kubigenza, cyane ko anaberewe pe. Erega usize aracya, wambaye neza, asa neza, muri ko n'iriya misatsi uko nimubereye, yaragiye arabyibuha, havamo inkumi ishinguye. Ntekereza ko nta muntu wakongera kumwita umwana, muri kubona neza ko si umwana, ni inkumi. Kandi nyuma y'ibyumweru 2 gusa, nta nubwo baraba cyitwa inkumi, araba yabamaze kwitwa umugore. Biramubereye pe. Vestine aberewe no kwitwa umugore. Abasore bo mu Rwanda nuko nyine Idrissa araberetse, Idrissa wa Drawogo, umusore wo muri Burkina Faso, aramubatwaye da. Hagati aho rero bivugwa ko uyu Vestine ngo afite imyaka 20, ngo umugabo we akaba afite imyaka 41.
ku bigendanye n'imyaka si yo couple ya mbere ifite hagati ikinyuranyo cy'imyaka myinshi. Urumva ko hagati yabo nimba Vestine afite azasezerana ageze imyaka 21, kuko murabizi ko mu Rwanda umukobwa cyangwa se yaba umukobwa w'umuhungu buri umwe wese aba akwiye gukora ubukwe. Leta imusezeranya ari uko afite imyaka 21. Ntabwo munsi y'imyaka 21 leta yagusezeranya, icyo gihe uba ukiri umwana. Urumva ko afite imyaka 21, umugabo we akagira iyo myaka 41. Urumva hagati yabo ikinyuranyo cy'imyaka irimo n'imyaka 20. Ni imyaka 20. Bamwe bati iyo myaka ni myinshi cyane, azamutekerereza, arakabije, aramuruta cyane birenze, ariko kandi amuruta rorere. Ntekereza ko urukundo rutagira imyaka, urukundo ntabwo rugira igipimo fatizo, nta nubwo urukundo rugira imyaka ngenderwaho. Rugiye iyo rushatse. Abangaba nyine rwarahuye, mutipe ava Burkina Faso aza mu Rwanda, finally ahahura n'urukundo rwe Vestine. Si uko muri Burkina Faso hatari hariyo abandi bakobwa, cyangwa se mu bihugu yagiye agenda, si uko batari bariyo, mu by'ukuri bariyo pe. Kandi ikindi, iyo myaka ye wakwibaza ngo kuki mu myaka ye iringaniye nka 30, 20 na 30 n'ingahe, kubera iki atari yarashatsemo umugore kandi akuze yujuje buri kimwe cyose gisabwa kugira ngo umuntu abe yashinga urugo. Ibyo rero kwari ukugira ngo azahure na Vestine. Imyaka y'uko yagendaga ikora nako niya Vestine yagendaga ikura kugeza igihe agire ku myaka igihugu cyacu cyemera. Nguko ngo yese bo bambere cyane ko mubizi ko na The Ben na Pamela barutanwe imyaka myinshi, usibye ko bo atari imyaka 20, barutanwe imyaka 13. Kandi si ibyo gusa pe, hari n'abasanga ab'imyaka 50, ab'imyaka 70, abasaza ba cyane. Ugasanga rwose hari couple usanga umugeni angana byibuze n'abuzukuru b'uwo mugabo ashatse, ugasanga nk'abuzukuru biwe nibo bangana n'uwo mugeni arongoye. Ibyo rero nta biba bikaze, nta biba birenze, ni urukundo nyine, kandi urukundo iteka ruradomina, urukundo iteka nyine ruriganza. Nkuko nabibabwiye rero, uyu ni mukuru wa Vestine wamubereye marene. Nkuko mwabibonye kuri video yabanje, uyu mukuru wa Vestine witwa Aline niwe wamubereye marene, nawe uherutse gukora ubukwe vuba. Ntekereza yuko nta myaka 3 ishize akoze ubukwe, niwe wamubereye marene. Muri ibyo birori byasezeraga ku bukumi, byari ibirori byiza cyane pe, bisezera kuri uyu mwana w'umukobwa Vestine. Byitabiriwe n'inshuti ze, abakobwa benshi batandukanye. Wabonaga ko imyenda bari bambaye byari green, wabonaga ko bambaye ama green, niryo barabonaga ko bambaye. We yari yambaye kanzu y'umweru, birumvikana basaga neza cyane pe. Vestine rero twamubwira ngo Imana izamwubakire, ni ukuri, kandi ubukwe bwe buzagende neza cyane. Yubashye Imana, nabihamye 100% ko abo bakobwa bubashye Imana mu kwamamara kwabo. Uyu Vestine arenze gushaka umugabo wiwe, cyangwa se ageze ku gihe cy'ubukwe, nta nkuru n'imwe iramuvugwaho igendanye wenda no gutandukira cyangwa se kwivanga cyangwa se kwivuruguta mu byaha. Barinze bashaka abagabo, nta nkuru n'imwe. Arenze ashaka Sorine, kuko si bose, arenze ashaka umugabo, nta nkuru yamuvugwaho, yaba igihuha yaba ukuri. Ni ukuvuga ngo kandi yari umusitari, birumvikana. Yari afite kuba yakundaga kundwa n'abantu benshi batandukanye, yari afite imico yagira, yari afite ukuntu yakwitwara uko ariko kose, kuko ubuzima yari arimo bwarabimwemereraga cyangwa se bwarabimutegekaga. Ariko kandi nge navuga ko abakobwa bagerageje pe. Vestine nge navuga ngo Imana izamwubakire, nta kibi twamushinja, usibye ikintu cyamuvuzweho wenda kivuga ngo baratandukiriye, ngo bibagiwe idini ryabareze, ngo bibagiwe itorero bakuriyemo. Ariko narabisobanuye mu kiganiro cyabanje, ntabwo impamvu yamuturutseho kuba yafata ibyemezo akitwara kuriya mwamubonye, agakora make-up ADPR itabyemera, agasukura imisatsi ADPR itabyemera, ntabwo byamuturutseho pe. Kuba yaragize gutya agakora imisatsi byagizwemo uruhare na ADPR, ariko mubirebe mu kiganiro cyabanje. Twavuga rero ngo uyu mukobwa Imana imwubakire pe, akwiye urugo, akwiye ibyiza, bubashye Imana.
bararimbye imitima y'abantu benshi irahembuka. Twamusaba ahubwo ngo azakomeze umuziki, ko agiye gushaka umugabo azi kuririmba pe, azakomeza umuziki kandi byaba byiza kurutaho akomezanyije na Dorcas. Bibaye byiza ko atura hano mu Rwanda cyangwa se biranoroshye, ingendo zaroroshye, byaba byiza bakomezanyije umuziki, bakomeje gukorana kuko bazi kuririmba iyo bahuje, bagira indirimbo nziza cyane kandi ubona neza ko buzuzanya. Burya hari amagurupe aririmbana ugasanga usibye kuririmbana nanone nyuma y'amarido ntibahuza, ugasanga usibye twebwe ibyo tubona ku indirimbo yasohotse, ugasanga muri shuti ntibahuza, mu zindi plani zabo ntabwo bahuza, ugasanga mbese twebwe tubona indirimbo yagiye hanze ariko wareba mu bundi buzima bwabo bwite ugasanga ntabwo bahuza. Ariko aba Vestine na Dorcas uko byahumiye ku mirari, bagahura ari n'abavandimwe, bavindimwe, baravukana, barakurikirana. Aba bakobwa ugereranyije barakundana pe, mu ndirimbo zabo ubona ibintu byabo ari bimwe, mu biganiro bagenda bakora ubona ibintu byabo babihuza, bafite ukuntu buzuzanya, bafite ukuntu bakundana. Ni nayo mpamvu indirimbo zabo ziba successful. Ariko kandi na Irene yababereye umumanager mwiza pe. Buriya abantu tujye twemera kandi n'ibyo gushima tubishime, buriya uyu Irene ni wari ushoboye aba bakobwa bombi, yarabamanaginze bakomeza kwamamara, baba abasitari kuko abakobwa ni abasitari pe, ni abasitari. Kuko ntekereza ko nta karisiye muri iki gihugu yaba mu mujyi no mu cyaro wageramo ngo uvuge Vestine na Dorcas ubura umuntu uririmba indirimbo yabo. Ni abasitari baramamaye, ariko kandi Irene yarabamanaginze mu busitari bwabo mu myaka nk'iyi yabigoye, ariko arabamanaginga, bagira umuco n'indangagaciro, barakomeza bararirimba, bariga, babifatanya no kwiga. Finally umukobwa aramushyingiye. Njye navuga ko ibi byose abikesha Irene wamubereye mu manager mwiza. Navuga ko Irene yakoze icyo yagombaga gukora kuri aba bakobwa. Baramamaye, indirimbo zabo zirakorwa kandi zirakundwa, ntabwo yigeze bakereza abakunzi babo ngo bamare igihe batarasohora indirimbo. Yemwe nta nubwo bigeze batinda cyangwa se batsindwa ngo ubone ko mu bigendanye no ku ishuri hari ukuntu batagize batsinzwe, niko nabivuga. Irene aramushyingira rero ngo muramubona umugeni wanyu, umukobwa mwiza cyane. Shanjye nta bwana mubonye, murabona arishimye, aranezerewe, muramubona ngo uriya, murabona abakobwa bagenzi be bafotoye, bitabiriye ibirori ngo uwo marene we. Uyu marene nabibabwiye ni mukuru wiwe, murabona ko byari green ndetse na white, niyo fashion design cyangwa se dressing code. Mwababonye ngo uyu mugabo wiwe, mwababonye Vestine na Dorcas, Vestine n'umugabo wiwe, murabona neza ko aritegura ubukwe pe. Murabona ni umugeni, araberewe pe, ni umugeni. Vesti uraberewe, muramubona kandi aranezerewe, murabona ko ibihe bye arabyenjoyenze kandi koko nta n'ukuntu atanezerwa, aba ari ibintu bishimishije. Ngabo pe, baraberewe. Marene arasa neza, yambaye neza, ndetse n'abakobwa bari kumwe nabo murabona ko bambaye neza. Muri kubona na Vestine barasa neza cyane pe. Mwababonye rero ni wowe Vestine ndetse na ugiye gukora. Abakobwa bagerageje kugira indangagaciro, nuko bimaje kubereka iriya video. Bagerageje pe gukundana no mu muziki, bakomezanye, nibikunda bakomezanye, ariko kandi bitanakunze buri wese azi kuririmba ku ruhande rwiwe. Bose twabashyigikira nkuko twabashyigikiye ari itsinda Vestine na Dorcas, twarabashyigikiye kandi turabakunda. Mwarabumvishe ko buri wese azi kuririmba ku ruhande rwe. Binabaye ngombwa ko badakomezanya ku bw'ibihe, bitewe wenda n'imiturire, umwe ari mu Rwanda undi ari hanze y'u Rwanda, aho kugira ngo rwose umuziki bawusinzirize, bakora batandukanye, buri wese agakora ibye. Ntekereza ko twabikunda, ntekereza ko umuziki wabo twawukunda, indirimbo zabo twazikunda. Ntekereza ko niyo buri wese yakora ku ruhande rwe twabakunda pe, cyane ko nubwo tubakunda nka timu, ariko kandi hari uvuga ati njye nkunda cyane cyane Dorcas, undi avuga ati njye cyane cyane nkunda Vestine. Urumva ko niyo buri wese yakora ku ruhande rwe
uko byagenda kose n'ubundi bakundwa. Ni abakobwa bakundanye pe, gusezerana aho byabagoye muri biriya birori bagize, barebaga ibihe bagiranye. Uyu Vestine byamugoye, mu magambo ye nabibabwiye natangiye mbivuga, yavuze ati ubuzima butarimo Dorcas buzangora, ati kandi ibihe nagiranye na Dorcas nzabikumbura. Ni ibyo yivugiye mu birori byiwe, avuga ati ni umwe mu bantu nzakumbura, ati cyari kunshimisha kurutaho cyangwa se kizanshimisha kurutaho ni uko Dorcas yabikunda akibera iwanjye kugeza igihe ashakiye umugabo. Ariko kandi biragoye, ntabwo byakunda kuko uyu Dorcas aracyari mu ishuri, ndatekereza ari mu mwaka wa 6 wa segonderi, kandi nawe birashoboka ko ashobora kurangiza amashuri akagera ikirenge mu cya mukuru wiwe nawe agahita ashaka. Ibyo nabyo birashoboka cyane pe, ko nawe ashobora kurangiza segonderi ahita ashaka umugabo. Ntawamenya, n'uyu Dorcas niko yadutunguye, ahita yishakira umugabo nyine ako kanya. Nguko ngayo rero iby'abakobwa murababona, twese twarabakunze mu ndirimbo nyinshi zitandukanye. Batangiriye ku ndirimbo yabo yitwa Nahawe Ijambo, ni indirimbo yakunzwe cyane, ubona bateye impuhwe bakiri abana bato cyane, bagerageje kubambika imyenda y'ibitenge kugira ngo batubuke, kugira ngo bavemo abamama cyangwa se bavemo abakobwa banini. Ariko kandi barakuze, murabibona pe, ngabo barakuze mu ndirimbo zabo. Ntekereza ko indirimbo ya nyuma baherutse gushyira hanze bari kumwe ni iyitwa Ebo, ndatekereza niyo ndirimbo ya Vestine ari umukobwa. Ariko kandi ndumva yanakora indi akayisiga, cyane ko namara kuba umugore, akenshi na kenshi abantu bamaze kubaka ingo, abasitari cyane cyane abamama, umuziki ugenda gake. Twafata urugero nko kuri Knowless, twafatira nko kuri Clarisse Karasira, bariya bose ni abantu bari bafite hiti, ari abakobwa, imiziki yabo ikunzwe kandi cyane. Ariko kandi bamara gushaka ukabona biri kugenda gake. Gusa kandi nanone kuvuga ngo bakore indi ndirimbo nyuma ya Yebo byo biragoye, kuko barimo baritegura ubukwe bw'uriya Vestine. Ntabwo byoroshye ko bahita bashyiramo n'indi ndirimbo wenda ngo bikunde. Gusa icyo duhamye cyo twarabakunze, baduhaye ibihe byiza. Twavuga ngo Vestine Imana izamwubakire, azagira urugo rwiza cyane, ni ukuri azabe mu rugo rwanezerewe. Njye nicyo kintu navuga. Ibyo twabavugaho byo ni byinshi, murabizi, ibyo twabavugaho ni byinshi. Twavuga ngo bazagendane n'umucyo w'Imana, nk'uko Vestine yabisabye igihe bavugaga ngo aratwite, bavuga ngo gutwita kwe nicyo cyatumye ategura ubukwe vuba, bavuga ngo nta yindi mpamvu yakamuteye gukora ubukwe. Yaje gusona avuga ati njye ntabwo ntwite, n'ubukwe buzaba bukererewe kugira ngo mubone neza ko nta nda nari mfite, yemwe nta niyo nigeze. Aravuga ati mu ijambo yivugiye, yaravuze ati cyabikoze Imana izampa umugisha mu rugo rwanjye, ntwite nyine mbyare, nzatwita narashatse umugabo, nibwo nzatwita kuko ni umugisha Imana izaba impaye. Twamwifuriza uwo mugisha yisabiye rero, mureke natwe tuwumwaturireho. Vestine mu rugo rwawe Imana izaguhe abana, izaguhe abahungu n'abakobwa, kandi izaguhe guhuza n'umutware wawe. Yesu azakubakire, dore abasari benshi ingo zabo zirasenyuka, kandi zigasenyuka by'igihe gitoya. Twavuga ngo Imana izakubakire Vestine, uzagendane n'urukundo rw'Imana mu rugo rwawe, nk'uko wabisabye umugisha w'urubyaro Yesu azawuguhe. Uzagere mu rugo rwawe tayari winjire mu nteko ishinga amategeko y'abadepite, uzahita utwita pe. Yesu azaguhereza uwo mugisha ubyare, mwaritonze mwubashye Imana, mukwiye ibyiza. Nababwira ngo rero ndabakunda cyane mwebwe mwese twabanye muri kino kiganiro. Twarimo tugaruka ku birori Vestine yakoze, bisezera ku bukumi cyangwa se ibirori bisezera ku nkumi ngenzi ziwe, aho yasezeraga kuri Dorcas bikamugorana, bibasubiriyemo, ndetse na Dorcas ubwe gusezera kuri Vestine bikabagora. Kandi nababwiye yuko mukuru we ari we wamubereye marene, mukuru wabo uherutse gukora ubukwe vuba niwe wamubereye marene. Nababwiye ko kandi byari ibirori byiza cyane byitabiriwe n'abatari bake, byarimo abasari bagenzi be, kandi mu by'ukuri byabereye ahantu heza nk'uko mwabibonye. Nababwiye ngo rero mwakoze kubana natwe, nzakomeza mbahereza update
kuri Vestine vuba cyane no kuri tariki 5 nzaba mpababereye, nzabagezaho ubukwe bwe yaba muri doti yaba ndetse no muri resebusiyo. Ubukwe bwe muzabubona rero. Ngabo rero ni Vestine na Dorcas twabanye, mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro. Nababwira ngo ndabakunda cyane pe. Imana y'amahoro nibarinde kandi bishimire urukundo rw'Imana ruganze mu buzima bwanyu. Nkaba nsoza mbabwira ngo mukore subscribe, musige comment, mukore na share, ahasigaye tubane mu bindi biganiro by'ubutaha. Ndabakunda cyane. Imana y'ibihe byose ibane namwe kandi bishimire naho ubutaha.